umupolisi aje kwimenera imyanda ariko yambaye igisivili, nta muntu n'umwe wari umuzi muri ako gace. Nuko umukobwa arazatumva mugabo, wamfashije ukantwikira koko kuruze nambaye ubusa. Polisi ahita akuramo ikote abarihereje umukobwa ati rwose ngahe ndambara, ariko hari birashoboka ko kari agatego. Reka dukurikire turebe uko byagenze, ntago tuzi ahantu umukobwa araturutse. Umupolisi yibera ku ruhande ngo umukobwa abanze yambare neza, ati noneho hindukira narangije kwambara. Umupolisi yarahindukiye koko asanga umukobwa arangije kwambara. Umugabo ahita azatumva wa mugabo we, urafashwe kabisa uri mureba n'umukobwa, ahari wari urimo umufata ku ngufu. Umugabo ati nta kintu ngiye nakoze. Umusore ati ntago ngiye nsubiramo. Ahita azana icyuma, noneho rero nyishyura cyangwa ujyane kugufungisha, uzaryoherwa muri gereza. Umugabo ati ngiye nta kintu nigeze nkora ku mukobwa. Mujye muba maso muri iki gihe ubwambuzi n'ubujura bukoresheje amayeri bimeze nabi cyane. Ubugome bwariyongereye muri iki gihe, ugira neza ugasanga uranabizize rimwe na rimwe. Niyo mpamvu buriya n'abantu tugirira neza tugomba kujya tubyitaho, tukabaza tugacunga neza abo bantu ni bantu ki. Uhereza umuntu amafaranga aho kugira ngo ajye kuyakoresha icyo yagusabiye, akayashyira abapfumu bakayaroga, amafaranga yose ukozeho azajya mujyaho. Umukobwa arimo asaka ikote ry'umugabo asangamo icyemezo cy'uko ari umupolisi, abyereka umusore ahita yirukanka. Agakobwa aragafata, uri kujya hehe? Ariko uyambabarira ngende ntago ushaka kujya muri gereza. Umupolisi ati ntago ngiye nzakujyana muri gereza, ndagira ngo mbone ababyeyi bawe ndekwenda namenye ikintu kijya mbere hagati yawe n'uno musore. Umupolisi nawe yisanze mu byago by'ubujura, bamushinja ko yafashe umukobwa ku ngufu kandi bamubeshyera. Umukobwa nawe yiyambuye ubusa asaba ubufasha, ariko nanone yabaga agira ngo umugabo uje kumufasha abigenderemo, bamushinje ko ari kumuhohotera. Gusa kubw'ibyago byo noneho uwo yabikoreye yasanze ari umupolisi. Burya kenshi iminsi y'igisambo ibibaze. Nuko umupolisi yageze mu rugo, isata ariko sidene uyu nguyu ninde? Umugabo ati nabonye n'umukobwa wawe yambaye ubusa ari hafi y'ikimoteri. Umugabo ati ngo nguki tuva bintunguye kabisa. Mva mukobwa ni iki byabaye ra? Ariko umusaza ari kwijijisha byose ababizi. Atariko nanone wa mugabo umuntu mwiza wakoze cyane, no kuri ufite umutima mwiza umeze nk'uwazahabu. Gakobwa kangenga yinjirire pe. Umupolisi arebye ku ntoki z'umusaza asanga rero ati waje, ahita amenya ko nawe ari umukoboyi. None se wampaye icyayi se? Umupolisi arabaza. Umugabo ati nta cyayi ngira. Umupolisi ati none se wampaye tuzi basi two kunywa ko bafite inyota? Umugabo ati ushaka amazi se? Ngayinjira nacyo. Ariko umupolisi ari kugira ngo amenye ikijya mbere, yitegereza mu nzu abona ko ino nzu rwose wagira ngo nta n'umuntu yibamo. Nuko yinywesha amazi, ariko nanone arimo yitegereza ahantu hose. Abantu ngiye kubaneka tu kandi abavumbura. Fata amazi yawe none mubaho muti, nta mugore nta mwana utamba. Umugabo ati dukora business. Umupolisi ati none se ubundi mukora ihe business? Dukora ibi nabiri tugenda tuvanga ahantu hose. Wa musore arahinguka, tumva papa sozo no muntu rwose no muntu mwiza twakiye. Asanga ni wa mupolisi bahuye. Uko umusore yahise ahemukira umupolisi. Umupolisi yisanga hasi, ati uyu n'umupolisi papa yaradufashe. Bajya mu ikote rye basanga harimo icyemezo cy'uko ari umupolisi. Nuko umupolisi baragiye baramuboha kandi bahita bafata gahunda yo kumugirira nabi. Gusa ubugome nk'ubwo ngubwo bureze cyane. Hari n'abagabo bumvikana n'abagore babo ngo bazarishya abagabo ngo babazane mu rugo, ngo hanyuma ngo umugabo nagera mu rugo ngo umugabo ngaza ahita azanga amere nk'umuntu bafashe, ngo umugabo yishyura amafaranga. Ibyo bintu bireze cyane, ukazumva ngo umugabo bamufatiye mu rugo rw'abandi ngo bamuca miliyoni 5. Ibyo ni ubugome kandi ni ubujura. Ubikora wese nawe uko byagenda kose bizamugaruka. Ndetse n'umugore ubijyamo ntago umugabo ashobora kumugirira icyizere, kuko aravuga ati ibyo ari byose hari ibyo ajyamo ntanambwire. Buriya niba urugo rufite inzara, ikiza ni ugukora kuruta uko bajya gukura amaramuko mu guhemuka. Wa mukobwa yaje kumureba kuko yamaze kubona ko n'umugabo nta mutima mubagira. Nubwo ati mbabarira nigendere. Umukobwa ati ntago nakoreka ngo ugende, ahubwo ndabona ushonje, reka mbanze nkugaburire. Polisi ati ndashaka kugufasha umukobwa we, rero ndagira ngo umfashe ngende kandi nzagufasha. Umukobwa ati nta muntu ugeze gusaba ubufasha. Polisi ati rero bariya abantu barimo baragukoresha gusa, nta muntu bagufitiye. Umukobwa ati ariko nubwo bari kunkoresha gusa ni umuryango wanjye, umwe ni papa undi ni musaza wanjye. Wowe funga umunwa ubundi ufate bino biryo wirire urebe ko wabaho. Numara kurya wenda uzaba ugenda ikindi gihe. Wowe ureba kano gafilime uzajye witura neza wagiriwe, ntukemere burya guhemuka. Hari ukuntu usanga ugirira neza umukobwa akagutwara umugabo,
wenda uri umugore wabonye umukobwa ababaye, ni umushomeri, ni umukene, ukamuzana mu rugo ukamwambika ukamugaburira, ibuno ryamara kuza ati n'ubundi kiriya kigore ndabona atari cyiza, nuko akagutwara umugabo gutyo. Cyangwa se ukagirira neza umusore uri umugabo ukanamuzana mu rugo ukamuha no ku mitungo yawe, ukazumva ngo asigaye aguteretera umugore cyangwa umukobwa, ukazumva ngo yagutereye inda umukobwa kandi nta nubwo yamujyanye. Ubugome bureze. Turi mu gihe urukundo rwakonje ariko nanone rwagiye rukonjeshwa n'ubugome bw'abantu bagiye bagirirwa ineza barangiza bakitura inabi. Niyo mpamvu usanga abantu benshi cyane bagenda banga kugira neza, akavuga ati njyewe aho kugira ngo ngire neza umuntu, ibyo nakoze narabibonye, inyungu nabikuyemo narayibonye, ntago nzongera. Ntago tuzi imigambi ababyeyi bari bamufatiye imfunguzo, imbunda ye, icyemezo cy'akazi. Umukobwa arazabaza umusore ati niki mugiye gukora hanyuma kuri no mugabo? Uyu mujyi se tugiye kuvamo twigendere? Umusore ati ntano tuzajya. Umukobwa ati none se ko twafashwe biragenda gute? Umusore ati uriya muntu uzadushinja tugiye gushaka ukuntu tumukura mu nzira. Umukobwa ati ibyo ntabwo byaba ari byo, nta kintu nigeze dukorera mu muneke yibereho. Umusore ati ariko wa mukobwa we uri akana gatoya ntago uzikijya mbere, akazi kawe no kugenda ukiyambura ubusa warangiza ugasaba ubufasha, ubundi tugahita tuza tukabafata ngo baragufashe, ibindi byose ntago bikureba. Uko byagenda kose buriya ibibi umuntu aba agenda akora bigeraho bikamugaruka. Nubwo bimeze gutyo abantu basigaye bagira nabi kandi ugasanga bagira nabi umuntu wabagiriye neza, ntago abantu bagira neza bakwiriye kuba babireka, kuko hari n'abandi baba bakeneye ubwo bugira neza kandi babukeneye mu buryo bw'ukuri. Hakwiriye ubumuntu, kubera ko burya ineza umuntu agira uko byagenda kose ayisanga imbere. Nubwo wagirira umuntu neza bakakugirira nabi, uko byagenda kose bigeraho ibyawe bikagenda neza. Nubwo bugome bashaka gukorera bigeraho agatsindwa. Ineza buri gihe iratsinda kandi ukuri buri gihe kuratsinda. Uyu mukobwa ntago yigeze yemera ko bakwica uriya mupolisi, kubera ko yari yabonye ko umupolisi afite umutima mwiza. Niyo mpamvu umukobwa amubonyemo icyizere cy'ubuzima, aravuga ati uriya muntu ntimumwice, nta kintu yadutwaye. Nuko bakiri muri ibyo ngibyo ise w'umusore yaje gutaha, nuko kandi umusore nawe yahise afata imbunda, na wa mupolisi nawe yaje kwibohora agiye kureba imbunda asanga bayikuyemo kare. Umusore agiye kumurasa umukobwa ahita azamukubita mu mutwe, umusore agwa hasi n'imbunda igwa hasi, abakijije umupolisi gutyo ati iruka wigendere. Umupolisi ati reka tujyane nanjye nzagufasha, kandi abanyabyaha ntago bakwiye kubabana nawe. Umukobwa nawe ati abangaba n'umuryango wanjye ntago nabasiga. Bakiri muri ibyo ngibyo se w'umukobwa baraje. Umupolisi ati papa wawe ntago azigera ahinduka, afite umutima mubi. Ati nta kintu uzi kuri papa wanjye, rero ishishikire. Umusaza barahageze, umukobwa nawe atora imbunda ati musaza wanjye yaragiye kwicira umupolisi ariko ni bibi cyane, niyo mpamvu mukubise. None se ibyo bintu byari byo papa? Umusaza ati oya ntago byari byo mwana wanjye, none rero ngaho mpereza imbunda. Umupolisi ati ariko iyo mbunda wiyimuha wa mukobwa washobora guhita turasa. None se papa ntago uraza kumwica se uriya mupolisi? Umusaza ati oya ntago ndamwica mwana wanjye, tuzatangira ubuzima bushya twigendere, ntago uzongera kujya yambara ubusa ku muhanda. Nuko umusaza aragiye afata imbunda. Umukobwa agira ngo agerageze umusaza papa we arebe umuntu bwe no guhinduka kwe, ariko umusaza none yaratari yahinduka. Umusaza turakoze cyane kumpaye imbunda, ariko none ibibazo birarangiye. Agiye kurasa umupolisi asanga amasasu umukobwa yakuyemo kare. Ati dore ngaya amasasu yose nayakuyemo. Umukobwa yamaze kumenya ko ababyeyi be ndetse na musaza we bose afite umutima mubi. Tinanizeye ko ushobora kuba wahinduka ariko nanakwibeshyeho papa, ufite umutima mubi. Nuko abandi bapolisi bahise baza bafata wa musaza ndetse n'umusore barabajyana bajya kubafunga kubera icyaha cy'ubwambuzi bw'abantu ndetse no kwicana. Bagiye kujyana n'umukobwa, umupolisi aravuga ati aka ngaka mukihorere ni akaziranenge. Baragakoresha bakakambura ubusa kakagenda, ubundi bagahita baza bagafata umuntu. Mumwihorere azatangira ubuzima bushya. Akenshi hari igihe twisanga mu bintu bibi, ugasanga twagiye tubiragwa n'ababyeyi kubera wenda imirimo mibi yabo bagiye bagenda bakora, ariko wowe uba ugomba gutekereza neza ukareba ikintu wakora kandi ikintu kizima, ikintu kizaguha ubuzima kikaguhisha n'amahoro ndetse kikayahesha n'abandi. Twibutse ko iyi ngiyi Gira Ubuzima TV tuba tugenda tubaganirira kandi tubabwira n'ibintu by'ubwenge byadufasha kugira ubuzima bwiza, byadufasha kubaho. Niba utarakana subscribe babikora nonaha. Bye bye, turabakunda cyane naho utaha.